aha ndi kubona mutuye ahantu heza cyane niyo mpamvu navuze ngo reka nze kugusura. Ni ubwa mbere uhageze? Ni ubwa mbere ahubwo haruta no mu kiliziya dusengera ameze neza, nta mbeba nta makaro. Izi ntebe ni ubwa kabiri nzicayeho kuva navuka. Ubwa kabiri uzicayeho? Okay, nanjye mu rugo ni hano. Ose kwambye igisika cyumvamo? Cyumvamo cyane. Wambwira imitoma itanu ya gisirikare. Imitoma itanu ya gisirikare? Ibyo ni ibyanjye. Aba bimbwire. Aha. Wa mbere? Niba kurasa bombe nzitambika. Wa kabiri? Amasasu nagushirana nzaguha yanjye. Wa gatatu? Wa gatatu? Imbunda yawe niba yikwaka nzaguha yanjye, nguhe n'imyenda yanjye. Uwa kane? Uwa kane? Aha, uwa kane. Niba kohereza ku Rwanda muri Kongo nzakugirayo. Nzakugirayo. Uwa gatanu? Uwa gatanu ariwo wa nyuma. Nihagira umuntu ugufata ku ngufu nzamurasa. Wow! Nzamurasa rwose. Okay. Yes, imitoma yo buriya sinzi impamvu ntabaye umwarimu w'imitoma. Ndumva ubizi cyane. Ndabizi cyane, nigishije no muri kaminuza nkuru y'u Rwanda imitoma. Uzi ningira mu gisirikare uzaba undeba. Ahubwo rero reka tureke kuvuga ku by'ababyeyi, twebwe twiyandikisha. Sejo bazandika? N'ejo. Ejo tuzajyayo. Uzaza tugende? Tuzagenda. Sawa, urakoze cyane. Sawa, merci nawe. Merci cyane. Ahubwo ndi kumva nzajya mpora nza kugusura hano. Ni karibu? Ni karibu? Urisanga. Aha, ni byiza nzajya nzana na bodaboda cyangwa njye nambara izifunze? Oya, bodaboda wapi? Hano ntabwo zemewe. Bodaboda ntabwo zemewe. Aha, ni byiza cyane. Ubwo rero ndashaka uburyo nzihindura. Wanyemerera buri munsi tukajya tuganira nk'amasaha 100? Njye ntabwo amasaha 100 nabonera umwanya rwose, mba ndi mu kazi. Uri mu kazi? Mba ndi mu kazi. Nabyo twabigira akazi ariko nabyo bishobotse? Oya, bitewe n'akazi nkora ntabwo nakubonera umwanya ungana gutyo. Kereka wowe nimba nta kazi ugira? Akazi ndakagira, ntako ngira ariko nshaka ko kujya nza kukuganiriza hano. Nta kazi ugira, ushaka akazi ko kuzajya uza kunganiza hano? Yes, nk'igihe badahari hano tukajya tuganira. Atari ibintu byo kukubeshya, nta mwanya nakubonera, kumva ndi mu kazi. Ubwo rero ubwo nabyumvise, ubwo ni ukujya kwiyahura ahari buriya? Oya, ntabwo bishatse kuvuga ko ari ukujya kwiyahura, ahubwo nta nubwo njye nakundana n'umuntu, nta muntu wansura njyewe utagira akazi. Gusubirirwa mu rugo ukora iki? Akazi se none maze imyaka 10 ndi gusenga Imana ngimpa akazi, kandi urabizi buriya izampa akazi gakomeye. None Imana yakwerekeje hano kwitabanje kuguha akazi? Oya, iri kubitekereza, naraye nyihamagaye kuri telefone iravuga ngo iri kunshakira ka danje keza cyane. Okay. Hano hantu ni heza cyane. Akazi ko nenda kukabona, ndabizi Imana izabimbwira, izakampa narayibisabye, kandi izampa akazi shaho. Nzatwara amafuso.
no se kwamba ndi kubona bagize umuntu umusivile cyane. Ntabwo ndi umusivile kandi babona ufite akazi k'abantu bamwe mu bamwijijisha. Oya nta kazi mfite ariko sinakubwiye ko nenda kukabona buriya. Okay. Imana izakampa ndabizi cyane. Saka bwana n'ubiyisaba. Narayibisabye ndapfukama amava arakoboka ndabyiza izakampa. Ntabwo ni umusivile. Ntabwo ndi umusivile njyewe no mu maraso ntabwo ndiwe. Ase ko mbona ufite isoni. Oya njyewe nta soni ngira ariko uzi ko no mu kiliziya ndeba Bikira Mariya neza n'amaso. Kandi ndi kubona wigira utuntu wishima mu matwe wigira gutya. Oya nuko buriya ndi umukozi w'Imana buriya. Ego se. Nicyo intoki n'Imana yaziremeye ariko. Ntabwo twakibera inshuti. Ntabwo ndi umusivile ahubwo twibera inshuti cyane kabisa. Bose ngiye ko nikundira abasirikare. Kunda abasirikare? Ko najye ndumva nshaka kuzaba umusirikare. Nanjye biriya bakora byo kuba barize nanjye nzi imigeri cyane urumva ndi umusirikare cyane. Kuba uzi umugeri ni kimwe no kuba umusirikare ni ikindi. Kuba umusirikare? Kujya mu gisirikare? Nawe se uba wumva wakijyamo? Nshaka ko nzaba umukobwa wa Kagame nawe nimba uri umuhungu wa Kagame. Okay. Maze tukabana. Twaba inshuti. Ibyo byaba ari byiza cyane ariko ababyeyi banjye ntabwo bakunda igisirikare cyane. Mbona nagiye nkiri akana k'imyaka 2 nkajya mu gisirikare buriya. Nakuze nkubita umugera abantu bakikanga. Nibonamo ko nawe umusirikare. Ariko ababyeyi baza kubinyangira kugeza n'ubu. Twumva ababyeyi baba bameze nk'abandi. Bameze nk'abawe. Ko nanjye mu rugo iwacu ntabwo bankundira ko najya mu gisirikare kandi ndagikunda. Nawe ntabwo bagukundira? Nanjye baba bashaka ngo nifatire isuka nihingire gusa biraho. Njye mu kiyede ibintu biraho gusa. None se ubundi icyo kiyede wazagikora kugeza kuki? Kugeza nshaje na byose wagura n'imodoka se uri gukora ikiyede buriya? Oya nta modoka yagwa. Njyewe bundi navutse numva nawe umusirikare cyane. Ariko ababyeyi baza kubinyangira na n'ubu. Ariko uzi ko n'ikiyede ushobora kugura imodoka mu kiyede? Yego se? Ntose kuri kunyiyaka. Oya ntabwo ndi kukwiyaka nuko ari isazi yarikoze hariya nayo nshaka kugira ngo basi ndeba itagukoraho. Ndeba. Kaze ndakureba nk'iminota urama nk'iminota 100 ndakureba kaze. Kandi nje nshaka kundeba. Ndakureba ushaka ngo nkurebe? Kukureba? Basi ndeba oya ndeba. Ndi kureba inzu yanyu hariya. None si inzu ni njyewe. Ndeba wowe? Ndeba njyewe. Kukureba gutya nakureba. Nshaka kundeba nk'iminota 10. Ndi kukureba. Kandi nduzi uri kureba hasi? Oya ntabwo ari hasi hano. Ni wowe ndi kureba. None se byarangiye. Umva se? Yes. None nimba mu rugo iwanyu batemera ko bajya mu gisirikare nta kuntu waza tukabacika tukajya kwiyandikisha mu gisirikare kandi nanjye ko mbishaka. Ushaka kuba umusirikare? Ndabishaka. Nese ko nanjye nari nshaka. Ushaka kuba umusirikare? Ndabishaka. Nese nanjye ko nari nshaka kuba umuyede ukomeye hano muri Kigali nkajya nkora ibiyede nkurira mu etaje hejuru. Ntabwo ibyo mbishaka. Wapi njye ntabwo mbishaka. Ntabwo bishaka? Ntabwo mbishaka. None ubwo ushaka ikira? Njye mugabo tuzashakana nuko azaba ari umusirikare kandi nanjye nshaka kuba umusirikare. Akazanshishikariza ibintu byo kujya mu gisirikare. Ibyo biroroshye cyane. Ubu mbaye umusirikare kandi ejo bundi benda kwandika abasirikare.